Ibimenyetso byayo nibihe kugira ngo wenda n'uwakumva ibimenyetso yagiraho ibyo yisangaho akaba yakwihutira kujya kwa muganga. Nanone muri iki kiganiro turanamenya niba umuntu ashobora kuba yakwivuza hakiri kare akaba yakira. Ibi byose kugira ngo tubimenye ndetse tuze no kumva n'inama ku musozo, niyo mpamvu twegereye Dr Jean Pierre Niyonzima, akaba ari umuganga hano kuri Polyclinique de l'Etoile. Agiye kutuganiriza, ni umuhanga mu bijyanye no kuvura indwara z'abagore, ariko nyine birumvikana ni indwara n'ubundi ziba zishobora no kuba zanafata n'imyanya myibarukiro, cyane cyane ubwo wenda birumvikana y'umugore. Aha rero tugiye kuganira nawe Dr, tubahaye ikaze. Murakoze cyane. Yego, dufite amatsiko yo kumenya nyine imitezi icyo ari cyo. Imitezi ni iki? Murakoze. Imitezi ni imwe mu ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Urumva ko mvuze ko ari imwe muri zo, bivuge ko ari nyinshi. Iyo by'umwihariko iterwa n'agakoko mu bwoko bwa bagiteri kitwa Neisseria gonorrhoeae. Mu gihe izindi enye z'ingenzi, izo ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ni nyinshi, ariko n'imvuga enye z'ingenzi ni ukuvuga nizo ziboneka cyane hano mu gihugu cyacu. Iya mbere uko tuyivuze ni imitezi, iya kabiri ni mburugu, iya gatatu ni yitwa trichomonas. Trichomonas ngira ngo yo ntabwo turayibonera ikinyarwanda. Indi nk'uko tubizi twese na virusi itera sida nayo yandurira mu mibonano mpuzabitsina, nayo ni muri izo ndwara. Izo zindi ntabwo turi buzitindeho cyane kuko ikiganiro cy'umunsi dushaka kwibanda ku mitezi. Imitezi kuko twabisobanuye ni indwara yandurira mu mibonano mpuzabitsina kuko twavuze nk'izo zose zo hejuru, ndetse umuntu yakombye kongeraho idakingiye kuko hari uburyo nubwo tutaragera ku bwo kwirinda, ariko bumwe mu buryo bwo kwirinda ni uko umuntu yakora imibonano mpuzabitsina ikingiye. Imitezi ni indwara yatangiye kera, itangira imiti mu bwoko bwa antibiyotike itaraza. Icyo gihe nubwo yari ikabije cyane mu bantu kuko nyine kuyirwara niba nta antibiyotike zihari ntabwo byashoboraga kuyivura ngo ikire. Cyakora ibyo ntibivuze ko nubwo bitagihari, nubwo imitezi iracyahari, kubera ko nubwo abantu bigisha tugakangura abantu kwirinda, tugakangurana uburyo bwo kuyirinda, ariko iracyahari. Ni agakoko nk'uko twavuze kandurira mu mibonano mpuzabitsina, kandi ntabwo kihishira cyane ku bagabo gahita kagaragara. Mwari mukomoje kuri icyo kintu cyo kuvuga yuko mukangurira abantu kwirinda imitezi. Ese kuyirinda umuntu yayirinda gute? Kuyirinda birashoboka ubwabyo? Imitezi kuyirinda birashoboka. Kuyirinda birashoboka nk'izindi ndwara zose zandurira mu mibonano mpuzabitsina, nayo kwirindwa kwayo kurashoboka. Kuyirinda ni bwa buryo dusanzwe dukangurira abantu bwo kwirinda izo ndwara. Ni uburyo butatu. Hari ubudahemuka ku bashakanye, hakaba kwifata ku batarashaka, byananirana ukaba ushobora gukoresha agakingirizo. Ubwo ni bwo buryo bushoboka bwo kwirinda imitezi, kandi ni uburyo bukurikijwe yacika burundu, yaranduka burundu. Ubundi buryo wavuga ko ntago ari ukwirinda buziguye, biri direct nicyo nshaka kuvuga, ariko byibuze n'uyirwaye akivuza kare, agakurikiza inama ahabwa. Ikindi cy'ingenzi agashishikariza abo bakoranye imibonano mpuzabitsina ko nabo bakwivuza kugira ngo duhagarike urwo ruhererekane, kuko umwe niyivuza ariko abandi bakayigumana, n'ubundi hazaba hariho ibyago by'uko bashobora kwanduza abandi bantu. Ni umwe muri ubwo buryo, ni uburyo bworoshye, busaba ubushake gusa, ariko kuyirinda birashoboka. Yego, kubw'amahire rero nuko nyine mutubwiye ko kwirinda imitezi bishoboka, ariko nanone umuntu ahita agira amatsiko, ngeze amatsiko yo kumenya ngo ni bande bafite ibyago byinshi byo kuba bakwandura imitezi. Abantu bafite ibyago byinshi byo kwandura imitezi ni urubyiruko. Abo mu ndimi z'amahanga bavuga adolescents cyangwa se teenagers. Mu rurimi rwacu urebye ni abantu barenze ubugimbi ho gatoya, bari mu myaka hagati ya 15 kugera kuri 24. Impamvu aribo tuvuga ngo bafite ibyago byinshi muri iyo myaka, nibwo abari muri transition kuva ku bwana umuntu aba mukuru, niho abantu bakunda kugira ikibazo cyo gukora imibonano mpuzabitsina. Abenshi baba batarashaka, hakabamo ikibazo cy'uko bakorana imibonano mpuzabitsina n'abantu benshi batandukanye. Ibi ntibikuyeho ko n'abantu baharenze bashobora kuyandura. Icyo kintu tugomba kumva neza. Ariko ubushakashatsi bwagiye bukorwa haba mu Rwanda, haba mu rwego rw'isi, bwagaragaje ko iriya myaka ariho ubona abantu benshi bafite imitezi. Birumvikana nyuma y'icyo cyiciro cya rusange hari indi byiciro bisa n'umwihariko, nk'abakora umwuga w'uburaya. Urumva ababonana n'abantu benshi, kandi ntabwo ari kenshi yibuka gukoresha agakingirizo,
iyo rero ni imwe mu ngaruka ituma bakunda kuyigira. Ubundi urugero ruto, abantu benshi baza kwivuza n'ubundi imitezi nk'abagabo aribo mfatiraho, usanga akubwira ati hashize iminsi runaka nagiye mu kabare ndanywa se ndasinda ntabwo namenye uko byagenze, nyuma nza gusanga nararanye n'umuntu ukora uburaya, nyuma y'igihe runaka rero nibo bakunda kuza bivuza. Bigaragara ko nabo ari umwe mu cyiciro kirwara cyane, ndetse dukwiye no gukangurira kuko urumva kubera ko aryamana n'abantu benshi, niba yifite hari ibyago byinshi by'uko yakwanduza abantu benshi. Abandi bantu bafite ibyago byinshi byo kwandura imitezi nk'uko ubushakashatsi twigeze gukomazaho haruguru bwa 2018 bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC, byagaragaye ko nanone imitezi yibasira abantu batuye ku mipaka. Abantu batuye ku mipaka no mu mijyi minini. Nk'ubwo muri ubwo bushakashatsi byagaragaye ko umujyi wa Kigali niwo wakomeje kugira abantu benshi barwaye imitezi ugereranije n'utundi turere. Buri mwaka wagendaga usa aho abandi bafite nka 2.3 ugasanga bafite 5 n'ibindi bice. Ahandi byagaragaye ni imijyi yegereye imipaka, Rubavu, Nyagatare, donc aha hantu hegereye imipaka no byagaragaye ko harimo imitezi myinshi. Ntabwo ibyo bigasobanurirwa biterera. Ibyo ubushakashatsi abakoze ubushakashatsi batekereje ko hariho haba abantu benshi bakora umwuga w'uburaya. Aricyo twigeze kuvuga ko ari abantu bakwiye kwitabwaho cyane kubera ko baryamana n'abantu benshi, no kuvuga umwe yayifite abashobora kwanduza abantu benshi cyane. Yego, niba aba bagira imibonano mpuzabitsina n'abantu benshi cyangwa se n'urubyiruko, ko birumvikana urubyiruko ashobora kumva akantu katagenda akagira ngo nyine ni akantu kari buze gushira, bitumye nabwo numva nabaza umuntu wanduye imitezi ashobora kubimenya nyuma y'igihe kingana iki cyangwa se mu gihe kingana iki? Umuntu wanduye imitezi biraza no kudufasha kumenya n'ibimenyetso byayo. Ubusanzwe bavuga ko mu bushakashatsi byagaragaye ko ari hagati y'iminsi 2 n'iminsi 30, ariko nubwo igihe ari ushobora kumva ari kirekire gutyo, ubundi imitezi cyane cyane ku bagabo ntabwo itinda pe, ntabwo itinda, kenshi na kenshi ni hagati y'iminsi 3 n'5 ibimenyetso bigaragaye ku bagabo. Ku bagore niho ibimenyetso rimwe na rimwe bisa n'ibyihishira bigasa by'izindi ndwara, cyangwa se ntibigaragare cyane nk'uko ku bagabo bigaragara. Hanyuma ibimenyetso byayo, kubera ko nyine ni nacyo kintu kiba gikomeye cyane mu rwego rwo kwirinda indwara, iyo umuntu abashije kumenya ibimenyetso ashobora kuvuga ati byibuze nakwihutira kujya ku muganga, yaba ari muganga wuhe. Ibimenyetso by'imitezi ni ibihe? Ibimenyetso by'imitezi ni byinshi, ariko wenda turavuga nk'iby'ingenzi bikunda kugaragara. Icya mbere, iyo umuntu agiye kuri toilette cyangwa se agiye kwihagarika arababara. Ushobora kubabara ugitangira kwihagarika inkari zigisohoka za mbere, cyangwa se bigezemo hagati nk'uko bishobora kuza nyuma. Ikindi cya kabiri, umuntu ashobora kubabara hano mu kiziba cy'inda, cyane cyane ku bagore niho bigaragara, niho bakunda kubabara cyane. Ikindi, umuntu ashobora kujya kwihagarika buri kanya kajyayo kibwira ko ashaka kujya kwihagarika, yajya inkari zikaza ari nkeya, yaba akicara kumva ngiye gushaka gusubirayo. Ibyo nabyo ni ibimenyetso. Ikindi kimenyetso ndetse gisa n'ikibajya kuba cyihariye cyane ku mitezi, ni ukuzana amashyira mu myanya ndangagitsina. Icyo kigaragara cyane cyane ku bagabo, niho byoroha. Ashobora kuyabona amaze nko kwihagarika, inkari zashiramo akabona ko hari ibindi bintu biza bidasanzwe, cyangwa se mu gihe abyutse akaza kwibona ku myenda y'imbere. Icyo ku bagabo gihita kigaragara. Ku bagore bo hari igihe rimwe na rimwe ashobora kubyitiranya n'ubundi burwayi ntibigaragare cyane nko ku bagabo. Ikindi, ibyo ni ibimenyetso bigaragara mu minsi ya mbere. Iyo umuntu ativuje, hari ibindi bimenyetso bishobora kuza. Ku bagabo, ku gitsina no ku dusabo tw'intanga hashobora kubyimba, akajya yumva akabona ko habyimbye ndetse yanahakora akababara. Ubwo ni ukuvuga ko iba yatangiye gukwira mu mubiri hose. Iyo bikomeje gutinda ntiyivuze, ashobora no kuza kugira umuriro, agatengurwa akamera nk'umuntu ufite malariya. Ku bagore nabo ibimenyetso nk'uko twabivuze ni indwara ndemamubiri mpuzabitsina, ariko iyo itinze igenda irushaho kuba mbi. Ku bagore nabo kubabara mu nda biriyongera, bigatangira yumva babara, bikageraho noneho ashobora no kuyikoraho kumva asa n'utonekara. Ubwo icyo ni igihe yatinze kwivuza, noneho nawe akaba ashobora no kugira umuriro mwinshi. Ibyo ni byo bimenyetso muri rusange bikunda kugaragara. Hanyuma ku muntu utivuje imitezi neza cyangwa se ngo ayivuze ku gihe, ashobora kugira izihe ngaruka? Ingaruka ziba nyinshi, kandi tuzirikane ko twavuze ko ari indwara yandurira mu mibonano mpuzabitsina.
abantu benshi icyo kintu ntabwo azakubwira ko ntabwo abenshi ntibatinyuka kuza nk'uko yarwara malariya. Umuntu urwaye malariya nyine arabyumva azakiri kare, ariko imitezi igikunda kubaho ni uko abantu bakunda ko indwara yandurira mu mibonano mpuzabitsina, abantu benshi bakunda kuza bakererewe. Hari ingaruka rero mu buryo bubiri. Hari izo navuga ngo ni z'ako kanya ni zimwe nabuze mvugamo nyine ko ubwo ngubwo nativuza amashyira azakomeza yongere, ashobora kugira umuriro, uko kuribwa, urumva ni ibintu bimubangamira, kumva umubiri utameze neza, akaba adashobora kujya ku kazi. Hari izindi zibavuga ko zirimo hagati cyane cyane nko ku bagore, ni uko ya mashyira yagombye gusohoka, mikorobe zirakomeza zikazamuka zikajya muri nyababyeyi, zikajya mu miyoborantanga, byatinda akomeje gutinda amashyira akaba ashobora kujya no mu nda. Ubwo iyo ageze mu nda aba ari ikibazo gikomeye cyane, kuko uko utinda niko gukira biba bigorana. Iyo ageze mu nda rero amashyira akagera mu nda akwiramo n'ibyo bita peritonite. Bitangira ibintu biri local, donc biri ahantu hatari ko bikwiyemo, n'ibyo bita peritonite. Bitangira bavuga ngo ni amashyira ari mu nda ari lokaliza ahantu runaka, ariko bitinze akwirakwira ahantu hose. Icyo gihe biba bishobora gukomeza ku buryo iyo bivuye mu nda, urumva mu nda ni ahantu hatagombye kugera imyanda na mike, biranyuma bigakwira umubiri wose, umuntu akaba byakwira no mu maraso, umuntu akaba ashobora kuremba, bishoboka ko no gupfa biba bishoboka. Iyo bimaze kugera mu nda bigakwira no mu maraso, haba hari ibyago byinshi by'uko uwo muntu wayanduye ashobora gupfa. Izo ni ingaruka wavuga ziza ako kanya. Hanyuma mugeze kuvuga ku kintu cy'abativuza. Hari ugira amahirwe ntibigere kuri izo ngaruka twagize, cyangwa wenda yaba anazifite akajya agura utunini tumwe muri farumasi, akagura utundi hariya. Icyo gihe nabwo imitezi ntikira neza. Ingaruka ziba ni uko zangiriza imyanya myibarukiro, ku buryo rwose kubyara biba bidashoboka mu buryo busanzwe. Biba bisaba kubyara mu bundi buryo. Nko ku bagore iyo imiyoborantanga yifunze, wenda bashobora kugerageza kuyibaga bakareba ko gufunguka bishoboka nubwo bigorana, cyangwa se bakaba bashobora guhuriza intanga y'umugore n'iy'umugabo hanze, banyuma bakazayimutera muri nyababyeyi. Ibyo nabyo ni ibintu bihenze, kandi nabyo ntabwo wakwizera ko bizoroha nk'uko umuntu asama inda bisanzwe. Ku bagabo rero nabo nicyo kimwe, nabo imiyoborantanga yabo niko nabivuga, nayo iri kubera kwa kwivuza nabi, igeranya bikamera nk'utuntu tubagize dukomere, no mu gukira bikaba inkovu, kandi imyanya igomba kubinyerera kugira ngo intanga zihanyure ikifunga. Umugabo akajya abona nibyo koko akora imibonano mpuzabitsina akagira amasohoro, ariko wajya gupima muri laboratoire ugasanga nta ntanga zirimo. Ku bagabo rero kuyobora iyo miyoborantanga byo ntibishoboka. Urumva ubwo n'ubushobozi bugoye. Donc imitezi itivujwe neza ni imwe mu mpamvu z'imbere zitera ubugumba, cyane cyane muri ibihugu byacu bikiri mu nzira y'amajyambere. Mu gutangira ikiganiro nahoze n'ubundi avuga wenda birashoboka ko hari umuntu ushobora kumva menya wirinde imitezi agahita avuga iracyabaho se wenda. Iyi ndwara iri mu ndwara zihangayikishije mu Rwanda? Irahangayikishije cyane, kimwe n'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Mu bushakashatsi bwakozwe muri 2018 ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima byagaragaje ko 4.4% by'abantu bari hagati y'imyaka 15 n'imyaka 49 barwaye indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina n'imitezi irimo. Ubwo icyo bivuga, abo ni abantu bageze igihe cyo gukora. Abo ni abantu twitezeho kuzateza igihugu imbere. Iyo warwaye rero imitezi, urumva uburwayi bwose n'izo ngaruka zose twabonye, aba ari ikibazo gikomeye ku gihugu. Mwibuke ko abantu bantu bageze mu gihe cyo kubyara. Ikindi cya kabiri, izo ngaruka iteza uko byagenda kose, umuntu yashatse imyaka 2-3 akabona ntabyaye ajya kwivuza. Ayo yose n'amafaranga amugendaho. Nk'ibyo navuze mvuga bya IVF, kera byahoze mu bitaro bya privé, ariko n'ibitaro bya leta bibamo. Uko byagenda kose amafaranga umuturarwanda umurwayi yishyura ni make cyane ugereranije n'ayo leta imutanga. Urumva ni ibintu bimunga ubukungu bw'igihugu, ni ibintu bishobora kuzana umwiryane mu muryango. Ibyo byose urumva ko ni ikintu gihangayikishije. Icyiza ntitwagombye kugeraho, twagombye kubikumira bitaragera. Irahangayikishije kubera yuko nubwo yaba umuntu umwe, nk'uko muganga amaze kubidusobanurira, uwo muntu umwe ibimugendaho mu rwego rw'ubuvuzi nabyo ubwabyo nyine ubukungu buba burimo kugenda buhatikirira. Ikindi rero nanone ni uko babandi bayirwara, kuko muganga yatugaragarije ko mu cyiciro gihangayikishije cyane ni urubyiruko, cyangwa se gikwiriye guhangayikishwa n'imitezi ni urubyiruko, kandi nabari mu myaka yo gukora. Aha rero umuntu nanone yanababaza niba imitezi ishobora guhitana umuntu uyirwaye.
birashoboka ngira ngo twigeze kubikomozaho mbere tuvuga mu ngaruka cyangwa ibyo bita complication. Twabonye ko hari igihe utabyivuje bishobora kuzana amashyira mu nda cyangwa se bigakwirakwira mu maraso. Icyo gihe iyo bigeze aho ngaho rwose uba uri umurwayi w'indembe cyane, no gupfa biba bishoboka. N'ahandi dutangira kukubwira tuti urarembye, turi kugerageza ibi n'ibi, ariko hari ibyago by'uko ishobora kuguhitana. Biba byarenze ya ndwara yo kwihishira kuko biba byageze ku rwego rwo hejuru. Bivuze ngo yahitana uyirwaye? Byamuhitana rwose. Ahitanwa n'imitezi cyangwa ahitanwa n'ingaruka imitezi yateje? Byombi nibyo. Kuko burya aka gakoko k'imitezi iyo kamaze gukwirakwira mu mubiri kakagera mu maraso kubwako kakwica rwose, ni ibintu bishoboka. Ikindi kibi gatera ni nka byandi tuvuga ku bwandu bwa sida ngo bw'ibyurubizi. Iyo kagezemo gasa n'agahamagara utundi dukoko no tukaba twinshi, umubiri warushoboye kwirinda ntubikibishoboye, cyane cyane ndavuga ku badamu. Iyo kageze mu bibarantanga n'utundi dukoko twari tutagize icyo dutwaye tuboneraho tukazamuka tukagaprofita tugakwira mu mubiri, noneho ntukarware konye nabwo tukaba twinshi tugafatanyiriza hamwe kwangiriza umubiri w'umuntu. Ndavuga ngo kumva yuko indwara runaka ishobora guhita n'uyirwaye biba byumvikana yuko nyine ni indwara ihangayikishije, hanyuma umuntu agahita agira amatsiko yo kumenya niba ishobora kuvurwa igakira. Wa muntu wayirwaye, wa muntu wenda wari watangiye kugira ingaruka runaka, cyangwa se wanatinze no kwivuza, uko yaba ameze uko ariko kose imitezi ishobora kuvurwa igakira cyane. Imitezi ishobora kuvurwa igakira kuko twigeze kubikomozaho dutangira, aho hazi imiti yo mu bwoko bwa antibiotique haba izindi bagiteri zose, imitezi nayo ishobora kuvurwa igakira. Dufite n'amahirwe mu bigo nderabuzima byose byo mu Rwanda bashobora kuvura imitezi, no mu mavuriro y'abikorera yose bashobora kuyivura. Igisabwa ni kimwe, kuko twavuze ibimenyetso hari hejuru. Ukibibona ihutire kugera kwa muganga. Mu Kinyarwanda bavuga ko isoni zirisha uburozi. Uko utinda niko ikibazo kirushaho kugorana. Ikindi dukangurira abantu, bakwiye kwirinda ibintu byo kujya kuvuga ngo runaka yarambwiye ngo nagize ikibazo nk'iki, ngo ajya muri farumasi ngo agura utuntu. Ibyo bigira ingaruka ku buzima rusange bw'igihugu, kuko iyo miti ikomeje gufatwa nabi, mu gihe yashoboraga kuvura indwara bigiranye imikagira ibyo bita resistance. Kubera ko yaragifashwe nabi udukoko turayimenyera tukayivumbura bikaba itagikora. Ariko imitezi ni ibintu byoroshye, iravurwa. Gana ikigo nderabuzima kikwegereye, gana ivuriro rikwegereye, bayikuvure mu gihe gito uzaba ukize, na za ngaruka twavuze zirimo n'ubugumba zibe zivuyeho. Hari indwara nyinshi usanga nyine nk'umuntu arwara akaba ashobora kuba yakira atarinze kunywa imiti cyangwa se atarinze kujya kwa muganga. Se imitezi nayo ishobora kwikiza? Baje ikibazo cyiza. Indwara zose kuko twaze tubivuga zigira ikigero runaka zishobora gukiraho cyangwa se zishobora kwica. Kuko nabivuze mbere, imiti itaraza abantu barayirwaraga, abayirwaye bose ntibapfa. Ikigoye mu kuvura ni uko umuntu atagomba kwicara ngo avuge ngo baravuze ngo ushobora kwikiza, ko ntushobora kumenya uwizikizaho cyangwa n'uwizahitana. Bitewe n'imbaraga z'umubiri imitezi ishobora gukira, ariko twizirikane ko iyo byikirije gutyo ni hahandi harimo za risike zindi nk'izo twaze tuvuga ko ishobora gukira ariko yamaze kukwangiza imyanya ndangagitsina ku buryo ishobora kugira nk'ubugumba. Muri make icyiza ni uko ubonye ikimenyetso ajya kwa muganga akivuza, kuko ntushobora kumenya niba uri mu bazikiza, ntushobora kumenya ngo n'ibyikiza zansigiriza izihe ngaruka. Twavuze ingaruka zirimo n'iziremereye. Reka noneho wenda turebe, kuko mwatubwiye ko imitezi ishobora kuvurwa igakira niba umuntu yaje kwivuza nyine hakiri kare wenda ataragera muri za ngaruka ziremereye. Ziriya ngaruka ubwazo zishobora kuba zavurwa nazo zigakira? Nabivuzeho, nanone biterwa n'ingaruka ahantu zigeze. Ubu numva twigeze kuvuga ko zishobora kwangiriza imyanya myibarukiro ku buryo nk'imiyoborantanga ku badamu yifunga neza burundu. Bigeze aho biterwa n'aho yifungiye. Hari igihe ishobora kwifungira ahantu ushobora kugerageza muri uburyo bugezweho bwo kubagwa bwa laparoscopy ukaba ushobora kuyifungura, ariko hari n'igihe yifungira ahantu bidashoboka ko wayifungura. Ubwo ingaruka zaje kuzivura ku muntu ushaka kubyara bizaba bisigaye muri bya bindi bavuga by'uko bahuza intanga y'umugabo n'iy'umugore bakaza kuyitera muri nyababyeyi y'umudamu. Ibyo bintu sinzi niba twavuga ko umuntu yaba avuwe, gusa nukugerageza ahubwo ni nko guhangana n'ingaruka zayo, ariko ubundi byazo kuzivura biragoye, bisa n'ibidashoboka. Nanone rero mwatubwiye ko urubyiruko hari cyo cyiciro gihangayikishije, hamwe nyine n'abakora imibonano mpuzabitsina n'abantu benshi. Umuntu yakwibaza asa n'urubyiruko gusa?
ntabwo ari urubyiruko gusa, nanjye nabikomoje mvuga ko nubwo ari bo ariko n'abandi barimo. Nk'ubu ngubu akenshi na kenshi mu makilinike cyangwa se no mu bitaro bya leta iyo uvura hari ikindi cyiciro bigaragara ko gisa n'icyadohotse mu rwego rwo kwirinda. Abagabo bari mu myaka 35, 40 kugera 45 aho ngaho, muri iyi minsi usigaye ubona n'abari benshi, bakaza kwivuza, rimwe na rimwe bisaba kumutwara gakeya ariko ugasanga afite imitezi. Aho rero ikindi kintu kitugora, arakubwira nyuma akubwira ko yayikuye ahandi hantu, wamusaba gushishikariza umugore we kugira ngo naze yivuze, ukabona bimugoye kuko abenshi abatinya kumubwira, ariko ukamusobanurira ko igihe cyose yivuje umudamu we ativuje n'ubundi bizamugarukaho. Icyo ni kimwe mu kintu kinatugora cyane, kubakangurira abagabo rwose badufashe bazigaruke kuri za ngamba zo kwirinda, udahemuka, agakingirizo, babikurikiza. Imbogamizi ahanini dukunze guhura nazo iyo turimo kubaganiriza nk'abaganga, mutugaragariza ko abantu akenshi badakunze kwemera kwivuza cyangwa se kuza kwisuzumisha bataraye ku musonga. Iki ni ikibazo. Reka noneho turenge ibyo ngibyo uyu munsi, turebe mu muco wacu dusanzwe dufite ikintu cyo kutimena inda, kandi birumvikana cyane cyane wenda yari nk'indwara noneho ifata nko mu myanya myibarukiro, umuntu ahita yumva ari akabanga ke akwiriye kuryamaho, nk'uko mwakomeje kugenda munabigarukaho, ugasanga n'uwo babana wenda nawe yabimuhishe. Iyi ntago wenda yaba ari imwe mu mbogamizi ituma wenda abantu bashobora kuza kwivuza ingaruka zikomeye zamaze kubageraho? Nk'uko mubivuze, ntabwo mu muco wacu ibyo biganiro ntabwo abantu babikunda. Noneho iyo uvuze ko bijya byose indwara ndwara mpuzabitsina hari kimwe kiba kitagenze neza, hari ukutifata, hari ubudahemuka cyangwa se no kudakoresha agakingirizo, biragorana. Niyo mpamvu nakubwiye ngo rimwe na rimwe umuntu ashobora no kuza ntakubwira ikimuzanye, ahubwo ukabona ko ibintu akubwira asa n'ubica hirya no hino azenguruka. Bisaba ibintu bibiri rero, bisaba ko wowe nk'umuntu utanga serivisi zo kwa muganga wirinda ikintu cyo gushaka kumucira urubanza. Mutege amatwi, ureke yisobanure, kandi bigaragare ko n'ubundi uri umuntu w'inyangamugayo, utazagenda uvuga indwara abantu bakugana bafite. Icyo kibazo urumva birumvikana. Niba nkora ku kigo nderabuzima kiba cyubatse mu kagari, n'ubundi abantu bahivuza niba abandi duhurira mu isoko, duhurira kwa muganga, duhurira mu rusengero, duhurira ahantu henshi, duhurira mu bukwe n'ahandi. Bisaba rero ngo ugire ibanga, nk'uko ubundi muganga wese bararihiye kugira ibanga, ariko iyo bigeze kuri izi ndwara ho ngira ngo tugomba kurushaho, kuko iyo uje kunyivuza imitezi namara kugera mu kabari ndi gusangira n'abagenzi nkavuga nti uriya mudamu yararangiye, umuntu yamusubiza nti uramenye ejo bundi namuvuye, bivuge ngo uwo mudamu amaherezo azabimenya. Ikizaba ni iki? Nagira ikibazo cyo kongera kugira uburwayi nk'ubwo, ashobora kuvuga ati aho kugira ngo umuntu ajye yirirwa mvuga ku gasozi hose, ndabiretse ikizaba kizaba. Ahubwo rero ni uruhare rwacu nk'abatanga serivisi z'ubuzima ko kugira ibanga ry'umurwayi no kumenya uko wakira umuntu kandi ukirinda kumucira urubanza. Niyo umuntu aba muri korari akaba yayirwaye, ibyo ntabwo ari ikibazo kuko twese ngira ngo turi abanyabyaha. Yacitswe, icyiza ni ukumuganiriza, bamubwira gutaha uzirinde, gutaha uzabigenze gutya. Ariko rwose nk'abantu bo kwa muganga mbisabira bagenzi banjye tumenye kugira ibanga ry'abarwayi no kwirinda kubacira urubanza. Kubw'amahirwe ni indwara ibasha kuvurwa igakira, niko mwatubwiye, mwanatugaragarije yuko ni n'indwara ishobora kwirindwa, ariko nanone mwatugaragarije ingaruka, kandi ni ingaruka umuntu yavuga ko ziremereye. Muri ibyo byose mubihuje, mwaduha izihe nama? Inama ni imwe. Ikintu cya mbere, abantu ntibamenye ko imitezi ihari. Iyo wakiranga nk'abagabo nabuze nkubwira, aravuga ati rwose ati naramubona nkabona ari umuntu ukiri muto umeze neza ufite ubuzima bwiza, ntabwo natekerezaga ko yayigira. Ntabwo imitezi ipimishwa ijisho. Imitezi ni nk'izindi ndwara zose, ni indwara basuzuma kwa muganga. Wowe wishaka gutekereza ko hari ibintu bya kera byarangiye, iracyahari. Twirinde. Ikindi cya kabiri, niba cyane cyane dutindaho, niba ugize ibyago byo kuyandura, za kwa muganga hakiri kare. Kandi ikintu cy'ingenzi, tinyuka ubwira umuntu uti mugenzi wanjye twakoze imibonano mpuzabitsina umunsi n'uyu, ariko nagiye kwa muganga bambwira ko mfite imitezi. Nawe genda wisuzumisha bakurebera uko bimeze. Naho nidukomeza kujya duhisha izakomeza itutere ingaruka, kandi ingaruka zayo mwabonye ko zitoroshye, nyinshi babonye ko no kuzivura bisa n'ibidashoboka.
niyo nama natanga. Imitezi iracyahari, ugize ikimenyetso twifate mu rwego rwo kwirinda. Ntabwo ndavuga tuyirinde ari agakingirizo, ari ubudahemuka, ari ukwifata. Ugize ibyago byo kuyandura, kwivuza birashoboka. Ikindi kintu cy'ingenzi, ntukivuze wenyine ngo ugire umujinya ngo uvuge ngo umuntu ntabwo umuntu yakwanduje kuko akwanga, ashaka kuba ataranazi ko ayirwaye. Wimurakarira ngo uvuge ngo nayigumane, ahubwo umukangurire nawe aze yivuza. Ese abaganga bibuka gupima imitezi cyangwa wenda bashobora kuyibuka nyuma kubera ko ibyo barimo kuvura bindi barimo kubona wenda bitakunze? Mbega ishobora kuba yaza ku ikubitiro mu gutekereza ibyo ushobora gupima umurwayi? Ubundi nuko ngira ngo hari wenda rimwe na rimwe hari kutabyitaho cyangwa bakabirenga, ariko ubundi amabwiriza ya ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda avuga ko kwa kuntu uganiriza umurwayi umwakira, ugomba kumubaza ibibazo biganisha ku kumenya niba nta ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina afite. Iyo ubibonyemo muramusaba ukamubwira utese twagukorera ikizami iki kugira ngo tubigenze gutya, kuko umuntu niba afite umuriro wa malaria, iyo umuntu agize umuriro abantu benshi batekereza ko ari malaria, ariko ushobora gusanga batewe n'ikindi kintu. Baganga bagenzi banjye, dukurikiza amabwiriza nk'uko tuyabwa na Minisiteri y'Ubuzima, tuvure umurwayi mu buryo bwuzuye nta kintu giciye ku ruhande. Ngize inama rero za Dr. ati cyambere cyo abantu bamenye yuko iyi ndwara y'imitezi iriho kandi bivuze, kubera ko twabonye ko ingaruka ziraremereye no kuba zishobora kugira ingaruka ku muntu wayirwaye akaba ashobora kuba yananirwa cyangwa se yabura urubyaro. Ni ikintu cyaba kibabaje cyane, kandi twabonye ko ari indwara bishobora kuvurwa igakira. Turabashimira mwe mwese twabanye muri iki kiganiro. Tumenye kandi twirinde. Ikiganiro Menya Wirinde, naho ubutaha tuganira ku yindi nsanganyamatsiko cyangwa se ku yindi ndwara.